Shiri watashye. Muziteze. Shamizeye akazi kagenze. Shani ngenza. Ndabona utashye. Hanze unananiwe. Shanarindushe. Nze. Nicayemo. Akazi se kagenze gake. Akazi kagenze neza pe. Umunsi nazindutse niyo mpamvu byageze twakiraje nyihunza nakuko mba mukumbuye. Yego aka kanya se buriya rero mu gitondo nubwo kubera ko nazindutse bari bamumagaye ngo nkore akazi vuba ngarangize gusa nyine ngarangije kare niyo mpamvu narishije imukumbuye. Nanjye usanze aribwo nyigera hano nari kwirebera indirimbo. Mvuye kuri cya kigo nyine kuri Aruferina nyine gusura abana gusa nsanze bameze neza. Njye nshimira Imana buriya kubw'umugisha yaduhaye nubwo twabuze urubyaro tutabyara ariko ubona ko yaduhaye umuryango wagutse. Umuryango wabyo rero yarawuduhaye noneho nsanze nimugoroba ngo baraye bazanye n'abandi bana 16 bose umva bose pe. Cy'ingenzi nuko dufite ibyo kuba ariko nongera nungutse agatekerezo. Cyeka igitekerezo se kandi buriya urabona ko tumajije kugira urabona ko urukumva tumajije kugira ibikoresho byinshi amazu ni menshi harimo abana y'imfubyi. Ubwo rero naje gutekereza bishobora kuza ikibazo cy'impanuka inzu zigasha cyangwa ibindi bibazo bikagira umutindi tugatera inziga. Ubwo rero nahise ntekereza gufasha ziriya nzu sibyo tukazishira mu bwishingizi ku buryo ziramutse zigize icyo ziba. Igitekerezo cyiza cyane mutware ibyo nicyo mukundira nanjye ariko ibyo bintu nari nabitekerejeho ariko nanone ako se harya burasi bishyura amafaranga. Amafaranga ni make yabishura ariko kumva telefone impamagaye. Alo ngo ari ibintu mbwira ariko nibyo bari nangubye da bigenze bite se kandi ko mbona yitabye telefone barampamagaye barambwira ngo ndirukanwe ku kazi da. Urirukanwe? Bakwirukaniye iki se? Sinzi da. Kakanya ngo barakwirukanye ku kazi akakanya uvuye ku kazi ukiri no muri konje. Ariko nta kibazo akazi turashaka kandi twize se ashuri ko tuyafite nta kibazo. Ko dana none akazi kadufashaga ahubwo ugire ejo mu gitondo ugiye kudepoza ku murenge rero ko washaka kandi kazi arigana akazi gafite icyo kadufatiye runini. None se nguzizi aka kanya mvuye ku kazi nona ariko kinunge nukumva telefone ngo ndirukane. Akoda nanone akazi nabaro kode Manja Aruferina ariko ibintu uvuga birumvikana. Fiona nsobanura neza. Aruferina Fiona ibyo uvuga uri muzima cyangwa watangaje? Mama ndi muzima. Wavuze ni mbwambwe mutu twagera kukuvuza ku kazi. Sobanura amagambo akurikiranye. Sobanura. Basi abantu baririye. Abana nta kintu babaye ariko bitumaza zahiriye. Aruferina kakanya uvuye kuri Aruferina irahiye ibyo uvuga urabizi bikira nabyo. None se sheri ndira none Fiona wavuze amagambo mazima. Sheri oye tuza wowe tuza nimba bana ntacyo babaye humura biraza kugenda neza. Tuza ibintu biraza kugenda neza. Fiona ibyo uvuga urabizi neza. Ndabizi neza. Aruferina kakanya uvuye irahiye. Ugafira. Basi none nimba n'abana barire mu tujye kureba. Bana yanjye. Fio turasanga uri kubeshya. Basta mu kazi kawe kagenda nta kibazo. None se wowe umeze ute? meze neza. Akazi nabwo ku ishuri nta kibazo. Nta kibazo. Ese teta ko ndi kubona wishimye isi mufite n'ibyiki. Mama rero uribuka aho mama najyaga nkubwira wajyaga umara ifuti buri gitondo ngiye ku ishuri. Nyine nagiye kuri konte
nagiye kuri banki kureba konti wamfungurije ejo heza bambwira ko nta mafaranga ugabishiraho. Gusa mwana wa ntabwo wayibereye abandi ko nta mafaranga duka gushiraho. Nyine uwo mumama nari ndaje tubiye inyuma barampamagara ati mama ko garuka hano. Umumama bita Brigitte waba umuzi? Siniwe nzu yaza nahise mbwira ko muzi. Barambwira ngo yagiriyeho miliyoni 5. Miliyoni 5. Nyine bahita bambaza ati se urayabikuza cyangwa nyine urayabikaho? Ndabwira ati muyambikurize. Nahise oya mama nagiye gusura konti yanjye bambwira ko mama witwa Brigitte yanciriyeho miliyoni 5 mpita numirwa. Byashoboka bite? Nyine mama suzi ko yajyaga ajyana ku ishuri buri gitondo. Nyine yajyaga ambaza ubuzima mbayemo akambaza uko muga tumeze nkamubwira. Ajya nambaza ko mfite konti nabwo nayo mubwira. Mbese kuba ko ari umuntu mwiza naramwizeye mubwira ibyanjye byose. Mbese konti yawe irasanzwe yizi? Nyine yambajije ubuzima bwanjye ndayimubwira. Byiza byakwanza dukize. Mama wowe umunwa wanjye uradukijije. Mani cyangwa icyubahiro turakizi. Nishimye. Mwana wa kugenda unyereke sheke n'ibyo muri bari impamvu. Mama ni impamvu. Genda kunyereka sheke. Wa mana ubu ni ubukene ndabukizwa n'iki? Urebe ndinde njya gukora nawe nta n'ikintu nzanye. Shamana cyakoze amana ubuzima bwanjye n'umugore wanjye ushize mu maboko yawe. Ugira uko tugenza pe ubu se ndongera kuburana ngareranye. Mana koko ngewe wari umukire nambara amakositimu ibipantaro by'ibicagagure n'ibikweto nazi by'ubwoko bwabyo n'ibisengeri. Urinde nge wambara amasaha nsigaye nagakomosheri yamaye gusa nako nuko nimburara kangahe ndahita njya no kukagurisha mbona icyo kurya. Ariko si ubundi ko yatinze no gutahara hari menza waraza yaronse. Wende kumbure kuziririmba amashimwe mu gihe twebwe twumiwe. None siko umwe wabaye. Igifuzo ukuntu kiri kumarika batiri febu. Ariko abagabo namwe ni mugasonza. None siko rero tugiye guhaha byagenze. Nge narase dore nisika nayitahanya uko se sheri wowe nawaronse. Nge naronse. Yenda akazi ntako nabonye ariko nyine nagiye. Baza ngo byagenze. Nagiye mbwirwa mvuga akazi ndavuga abantu bose akazi kakabura. Noneho ndagenda kuri wa mucuruzi wo hepfo hariya kwa Karoli. Ndagenda ndareba ari gukubura mbona utujumba tubiri nyine nitwo nzanye nakundi. Reka tuduhekenye muri turajya no cyangwa turebe ko byacyo. Itonde. Sishiri wareka. Ni tubiri. Urarya kamwe najya kandi. Mbere ariko. Bansenge. Nami mana wakoze kuturinda urinde nyiri funguro rye mu nda riduhaze izina rya Yesu amen. Ego mugabo usenze byabashije inzara iranyisheje. Aha cyo twiheke turebe ko bwacya wenda kabere Sheri yaryoshye. Vura kurya. Sundi kutabonye akazi byagenze. Hora mbanze nje mu nda arakonje. Mugabo nzaba mbaye ndi ubuzima turimo Imana yagira ikadutabara. Ewe ubu mu gitondo turagisubira ku ndege tujasubira yose ariko Imana ishimwe kuba
kagiye mu nda. rero tugire vuba tujye kuryama bureje kuri ibi bijumba ni uko ari ubukene bimaze no kubora Sha mu nda haraza kurya nijoro. mu nda ubwo urahazuye mu nda hararya mu nda hakurya nkanjye mperuka kurya ejo bundi none wowe ngo mu nda harakurya ubwo ntiwariye okay Washimiye Imana kuba narakeneye ntunyanga. oya ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe wenda n'Imana yarahabaye ariko nyine n'umuntu ku giti cye aba agomba kwifatira umwanzuro ukwiye none se we kutanyenze cya gihe ntabyaraga tugikize Nuko nawe ngukunda. none ubwo nanjye naragukundaga niyo mpamvu ntakwanze ngo ni uko ubukene bwaje Igashuri. Gusa icyo waradushima Imana. Imana yakoze kubiga byayo agafunguro tukaba dushize mu nda. Nako se kaya kuryama. reka tujye kuryama Sinzi n'akaririmbo twaririmbaga kera. Cyari tukiri abashire. turebe ko buracyo tukajya gushaka akazi ntiyakwemera ko ugeragezwa biruta ibyo ubasha kwihanganira mama rero uratisha icaye mutera mama uri kuyapurikasiyo yaporogaramu nakoze nyine nayijyanye kuyigurisha mu kigo cy'ikoranabuhanga bayemera bahise bampa miliyoni 15 aho kama turakize pe noneho bahise banamama n'akazi banama n'imodoka kugira ngendaho ngiye kujya gutwara wumva umunyera mwana wa iturize nanjye akazi kanjye kari kugera mu minsi mike nagenda bafite imodoka yacu nose mama akazi kawe kameze gata nta kibazo biri kugenda nanjye nka nyuma y'iminsi ntafite imodoka yari iri gutwara mwana wa wari inyuma hamaze kurara nta kuntu twashaka abakozi bakazi bakahagurengera mama mba nabyibagiwe ko mu gitondo kare uzinduka kare hariya ku muhanda hari abakozi bajya kuregera abakeneye akazi ndabizura ababona nk'abakozi bagenda bagahinga ubu mwana wa gafite najya kubashaka ndebe ko nibabone baze baduhindire ahubwo se mama ko numva nshonje kari ko nibyo bihumuye ntabwo byahiye sawa katuze kumeza ega mana nshonje no kwigira mushonje bihiye mushonje ako se sheri ko muri twageze turi abantu bane twaryamiye Bose mugari twazinze. Utwo twambere tuhageze. Niyo ni hano. cyangwa twakira ukaba uri kumva ko twazinze Yasheri kuremera nta abantu baje ntari bitwicire tutegereze akwiye umutima kumva afite ibyiringiro ko tuzabaho turaroma rwose. Ako se sheri. Ya. Shaba naje gusoma rero neza. Kuri bambere ukumva. Murongo ibice 10 murongo wa 13. Naje gusanga ko nta kigeragezo kitari rusange. Kandi noneho ko Imana yemera ko ibigeragezo bito igihe nkaba mwatangiriye mutare mwabona akazi ntabwo mubamuhagaze amushari none se nyine tumarisha igihe mwatangiriza none se igihe baturiyeho watumarisha murekure rusange mu bantu ahubwo ko ibigeragezo biza urumva Imana none igashaka uburyo bwo kuduhumuriza ako uzi ko ari ibyo nanjye urabizi neza ko ndi umuhanzi uwo mugani rero umbwira uwo murongo nahise nanjye mbise ntekeza bwacu tutwawe imbaho karimo tukajya tukaririmba bumva ariko wema tukayakwemera ko ugeragezwa biruta ibyo ubasha kwihanganira niyo mpamvu tudakwiriye kwigomotera ibitubaho kuko na kigeragezo kitari rusange mu bantu noneho ikintu mbekereje ubu buzima bwacu rero ni nk'ubwayobo ibyo ngiye kuvuga nawe we yarageragejwe agira ute nawe ari umukire ufite ngo ibitama byinshi none twebwe dutangiye dore nambaye ubucwa incocero hafi aho dore none se agakoti shari none nsigaye ndambara gusa dutangiye n'ubwayobo birababaje ariko
ahubwo dutekereze ngize igitekerezo nurabona ubu turabona akazira ko murakarara mwaramutse mabuja tumeze neza rwose nubwo turi bane nubwo turi babiri ariko umva turimo bane twe genda mu akazi we twizere turabikoresha waduha akazi mabuja ubusanzwe rero baduhemba igihumbi ukagibeshya iyo mpamvu bakennye batangira kwifuza ko duhemba igihumbi gusa none twagenda ni hehe mwana w'abakozi bari bamenye ngaho mwazane nta kibazo none se mabusha turahinga mu nzu oya muze mubaze mwicare gake iyo ufite kubaza imana yakunda ujya guhinga koko se mpanishije oya mwitanga mama rero ndi kubona abantu ndi kubakekeranya ndi kubona asa na wa mama najyaga nkubwira uko ntumuzi ahubwo reka duhamagare Clementine abakire mwabanze mukatwe Clementine oya mwe muretse gato turahabereka aho muri gukora kandi mabuja zanira abantu ibiryo vuba n'abantu bakire rero reka babanze batwibwira ariko ngira ni kubatekeranya ndi kubona ari bamwe mwana wacu ntibatwibwire n'uburyo none se ibikorwa nye babwiye kwanjye iyi ari kumbwira ngo arakuza ariko njye ntabwo nkuzi nyamashuri nzi kushani ntabwo ngira ngo mwibuka nimba nzi nyine mwatubwiraho n'amazina yabo amazina neza naje nitwa Daniel umugore wanjye rero mama uyu niwo mama najyaga nkubwira witwa Brigitte umwe wajyaga ntwara ku ishuri buri gitondo ngiye ku ishuri uribuka ko yananyishyuriye amafaranga y'ishuri sinajya kwiga rero mu gitondo ejo hashize twarahuye ambaza impamvu najya njya ku ishuri mbese ibino biryo ni iby'abandi mubwira ko yanyirukanye amafaranga ya sikuru rero naneho nanyishyuriye kuri konti y'amafaranga niyo mpamvu rero mama nagiraga ngo sherirya nagiraga ngo nibanakore hari ahantu mutubabarire rwose mwese naturakora nyine njya ndi kubona tutaba hangwa mu mwicaye nta kibazo mubanze mufungure ibindi turabibona ahubwo mubanza mufungure akazi basi se n'ibiryo byanyu oya nta kibazo mubanza mufungure mvuga none mama gato hariya ngize ngo mutinya akazi da mama irazira twinya akazi kubera ibiryo turiye rero abona uriya ni wawe mama najya nkubwira rero ngiye ndi kujya mu isara akantu gatoya areba ariya mafaranga nagurishije kuri sitasiyo bamuhaye ndi kugira ngo unyemerere nyabaye basi bikenura nawe areba ko wari umurabukene mwana wa nta kibazo yabaho nta kibazo pe mama urakoze rwose uri umumama mwiza mama urakoze turarenda tubona ko ntabwo mugikoze mutubabarire rwose mabuja nyine none se kandi mugiye basi reka turakora tubaza ibyo twakiriye ahubwo tugiye kubaha ibibazo by'umwana mugiye kudukubita oya nyine nari mfite miliyoni 15 kuri banki zose ngiye kuzibaha basi murebe uko mwigenza mama mugiye kuzigura tuzijyane ahubwo reka nze njye kuzana sheke nyibara mabuja ibiryo byanyu rero byari biryoshye pe murakoze muri abantu beza nimwe ba mbere dukuriye bakabanza kutugaburira byari biryoshye sheri uransigiye gusigira gusa urumva nagusigira uyu mugabo w'igisahura rero nubwo tubemerera aya mafaranga ndi kubakekeranya baba barigeze kubaho
waba warigeze kubaho mu kihe ubuzima mbaje rero buragoye wahana umukire we nabaye we rwose pe umukire twarabwigeze twari dufite amafaranga menshi cyane ntuturebe uko twambaye ubucocero twari dukize cyane uyu mureba aha rero ni umugabo wanjye ntabwo ari umunyamahanga twari abakire dufite akazi buri kimwe ntacyo twari tubuze kugeza nubwo twari dufite ikigo twareraga dufite fena yacu bwite twareraga abana barenga 1000 twebwe ubwacu nta yindi nkunga y'ahandi hantu ariko nyine byose byaragiye birashira kugeza n'ubwo dusigaye dusobanura igiciro cy'ijana ibintu byaragiye birashira abantu baducikaho tubura inshuti imiryango sinakubwira kugeza ubu ngubu mbese umve ngo ubuzima ni burebure kuko Imana ntidutangaza ahantu hose tugeze tujya dushimira Imana kuba tukiri kumwe mu bukene bwacu yaraturinze mu bukire wa mwana ubuzima ni burebure ariko shereka mbere wo nagushimira kuba utarantaye kuba waremwe gufatanya nanjye muri buno buryo ibyo byose gushimira rero wa mwana we ubuzima bwacu uko bugenda nuko bwagenze Imana yemeye ko dukena sazi tukaba dukennye kuko natwe ntabwo twabihisemo Imana niyo izi impamvu ako burizi cyatumye biba ugashira waceceka ko uzikuri kunyanira oya biba ari ngombwa kutuvuga kuko biba bigenda bihindura byinshi murakoze yego yaranarenganya nisheka ngo nyibaha gusa naniwagurije itanyaye rwose nari narabibonye ahubwo mama Imana izamuha umugisha niyo ubwo tumegera ahantu n'ibyo se dufite dukesha sheke zamuha umugisha utazabarije mwana wawe Imana izabaha umugisha murakoze biretse miliyoni 15 yesu murakoze cyane murakoze tugiye kubaka mva oya uretse mabuja murakoze twari twongeye kugenda tubashimiye murakoze cyane Imana iramugisha aho mukuye rwose muhasubize uyu mutima wa kibyeyi muzamugize muzawuhorane murakoze